mbere nabanje kujya mpeze ngundi mu kintu cyitwa football ariko uko ngenda nkura ndasaza ntangana nawe wa mwana we ngenda nimenya ngo ndinde nta kintu kijya kiba ngo kingira imbata umuziki ndawumva waba uri gospel cyangwa se sekira zose ndamix gospel ukundande gospel harimo abahanzi benshi harimo bo tukunda mu giciciro cyacu mu gihe cyacu cy'abasaza kandi uri umusore ari bangenda hayo rishari kabona saza twumvaga cyane bangenda hano bagakwiye kuba uzi rishari aho yegere muri Amerika twabyumvise ariko yarhimbye indirimbo nziza kandi zubaka ubwami bw'Imana muri sekira ni benshi hari mu rubyiruko rugezweho amazina amwe namwe hari mu njyana za sekira mo hip hop n'izindi zisanzwe yego akundi yihe muri izo bansubiza gukara ujya ubomora warumbajije ko akantu kitwa kubomora nkazi shobora kuba mbomora nkabomora madamu wanjye kuko nkurikije nawe urabomora ukuvuga ngo muri tamu yitwa kubomora terime y'abajene ntekereza ko kubomora no kurongora yego ntago nzi niba nzovu kubomora yavuze niba ari kurongora niba abapapa niba mufata kurongora umugore wawe niba ari byo yavuze kubomora icyo nababwira nuko nta gihe gishya nacyo kibaho hari bigenda bigaruka kandi byanahozeho na kera na kera hajyaga haduka andi materima agezweho icyo gihe cyayo nk'iki gihe nacyo rero kigezweho n'ayo materime yacyo twibutse wenda nka terime ya kera yabayeho nayo igaca ibintu nko kubomora byari ikintu nahoze nibaza uburyo uri umujene bigaragara ko waba uri muri baba pasteri babonye insengero zifunze bakabivamo cameraman Ben ndamusaba ze kungaragariza outfit yawe barebe urukweto uhagaze pana uhagaze ikowe wa pasteur wacyaka tuzi ko wabambaye amashati n'abashongo uri kuyibona iyo yes bakunzi bacu ba NR TV turabasuje tubabwira ngo mukomeze kugwa neza mu bice n'impande zitandukanye iburasirazuba iburengerazuba amajyepfo amajyaruguru turabasuje ndetse n'umujyi wa Kigali uyu munsi rero twabazaniye section nshya yo kuganira n'abantu batandukanye comedy imyidagaduro ndetse n'abandi bantu batugira inama mu buzima busanzwe uyu munsi turi kumwe n'umugabo w'igikwerere hano imbere ya kamera za NR TV Gadi amakuru ni meza watangira wibwira abadukurikiye urakoze cyane nitwa Tuyitakire Gadi ndabashimiye kubw'ubutumire bwanyu kuri icano Gadi wenda umuntu utakuzi no bwa mbere wenda tukubonye kuri televiziyo ya NR TV nindi yakumenya gute duhe intro yawe ku buryo umuntu nyine yahita kumenya urakoze cyane ubuzima busanzwe Gadi no umuntu ari nacyo kintu mwari mwantumiriye cyo kuganira ku kintu cyitwa umuntu Gadi no umuntu umunyarwanda ariko no umuntu kandi buryo umuntu ni nkundi murakoze mu buzima busanzwe amazina ni Tuyitakire Gadi nk'uko bivuze kandi ndi umugabo nk'uko bivuze umugabo wubatse kandi ukiri mutoya n'abajene ndacyababarwamo oya biragaragara n'ikiroso ukuntu bimeze ukuntu wabikoze nubwo uri umupapa ariko uri umujene ahantu hose twaducanye ku maso turagushimiye rero kuba waje hano turagira ngo tuganire nk'uko bivuze umuntu kuri wowe umuntu ni iki murakoze uko numva umuntu ni nkundi usibye ibyo abantu biremera bihangira hano ku isi ariko burya aho turi habanje abandi kandi turahari n'abandi bazaza nyuma ibyiciri nibyo bishobora kuba bitandukanye umuntu n'undi ariko iyo gereranije ukareba mu bushishozi umuntu n'undi ni nkundi buriya deregiteri ni kimwe n'umwarimu ni kimwe n'umunyeshuri ni kimwe n'umuzamu ni kimwe na rukurutu
ubwo twagiye no mu bijyanye na defense ibintu byose ni umuntu n'umuntu ni kimwe n'undi. Ushatse kuvuga ko nta tandukaniro ry'umuntu n'undi, ntaryo umuntu nta hantu atandukanye n'undi. Umwe ashobora kuba minister, undi akaba umuturage, undi akaba iki, ariko ibintu bimwe byose ni bamwe babihuriramo. Reka none nkubaze, wowe uravuga ngo umuntu ni nkundi, ariko nyine ntago ariko mbyumva. For example, yo ni debate sasa. Reka nyine umubwire, nuvuga ngo niba wowe ukunda byeri, even umwe byeri hari izo zikoresha. Nta byeri nkwanda umurokore ndi pastor muzi musanzwe, yego. Muzi musanzwe ni pastor, yes, ni pastor. Reka tangira ikiganiro dusenga. Am prophet, nta cyo bitwa, ariko mu gitondo twa twanasenze ibintu byose twabisengeye. Dusenga abadukurikirana urumva. Umukristo nyamukristo, nibyo tubwiriza n'abayoboke muri iki gihe nuko ibintu byagiye bidogera, uyoberwa gutandukanya usenga n'udasenga, kuko usanga ibikorerwa hirya mu isi yo hanze, ibyo abo mu nzu y'Imana bavuga, no mu nzu y'Imana y'ishushozo usanga birimo, ariko bakabishyiramo akantu kagasirimu ko mu kirokore k'iki, ibyo kirokore batwikiraho. Ariko ubundi gusenga, umukristo asabwa gusenga kuva abyutse, yego, abyutse ndetse no mu nzira agenda agasenga. Ushatse kuvuga ko batari ngombwa gusenga? Gusenga ku bana bakiri bato bataciye mu ishuri rya Bible, bagikizwa vuba, tubatoza gusenga ku kintu cyose bagiye gutangiza. Ariko umukristo mukuru ategetswe gusenga mu nzira agenda, ategetswe gusenga akibyuka mu gitondo. Ntabwo ari ngombwa kuvuga ngo imbere ugeze hano banza ukora ibi ngibi. Oya, bigomba gukorwa nk'ihame. Yego, abo bana rero haba harimo abadukurikirana. Reka dusenge mbere yuko dutangira iki kiganiro. Ntabwo dutinye gusenga, wadusengera, ntabwo turi baruhunga umukiza. Ruhunga umukiza niwe utinye Imana, ntabwo turi baruhunga umukiza. Tutangire twubaha Imana ducishije bugufi. Turagushimiye Mwami Yesu kubw'aka kanya ko duhumeka umwuka wazima. Ntabwo ari imbaraga cyangwa ubwenge bwacu cyangwa ubushake, ahubwo n'umugambo ufite wawe mwiza. Iki kiganiro tugiye gukorera kuri iyi channel kibi kiganiro cyiza cyumvwa n'abantu, kandi kigirira abantu abacyumva akamaro, kandi kivuga ubutumwa buturuka kuri wowe. Urakoze mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen. Pastor God, karame. Uzi ko ntarebizi kuri pastor? Ndi pastor, ariko pastor uba mu buzima busanzwe, ntabwo ari yamyumvira kera ngo pastor ntashobora gucuruza, pastor ntashobora kujya gushaka amafaranga, pastor ntago wamubona yicaye ahantu mu kabari yabanywa gafanta. Tati kera iyo myumvire twaragiraga, ukabona umuntu yinjiye mu kabare aranywa amazi se aranywa ifanta, ati yewe ibintu byacitse, ntago akiri pastor, ntabwo akiri ndi pastor, kandi wize Bible mu buryo ushobora gutuma nafasha n'abandi mu kubahugura. Yego, pastor bana ntabwo uciye mu ijambo. Abandi ba pastor benshi iyo tubabonye kuri kamera usanga bambaye amakositimu, bambaye karuvati. Wowe uri pastor w'umujene cyangwa se uri evangeliste muri abandi bari hano hanze? Ni yamyumvire nakubwiye. Urakoze cyane. Y'abantu bamwe muri iyi minsi bayafite bitewe n'ubwana ngewe nemeza ko ari ubwana mu bukristo. Iyo bavuga ko nta nikoboyi igomba kwamarwa n'umupasoro, umuririmbyi, umuhanuzi. Imyenda n'imyambarire, physical appearance, uko igaragara ku muntu, ntaho bihurira n'iyobokamana na religion. Ni ukuvuga ngo iyobokamana n'umuco hari aho byenda gusanishwa. Dressing, imyambarire uko umuntu agaragara, ibyo ntaho bihurira. Umuntu yakambara bigufi, akambara birebire, akambara ikoboyi, akambara ibyuma, akambara iby'amakoma, ibyo yakambara byose. Icyo tureba ni ikiri imbere ndani. Mwango pastor imbere twamuboneraga kuri dressing ziwe, yabaga yambaye ishati nziza, karuvati, kote. Ubu byarahindutse? Ntago byahindutse, ahubwo hari kudevelopa imyumvire. Nta cyahindutse muri byose, ntago hahindutse imyumvire. Pasa kumubona yambaye t-shirt, kumubona yambaye ikoboyi, kumubona yambaye kabutura mu weekend, ntabwo ari ikibazo, nta n'icyaha kinarimo. Ni imyumvire yari iciriritse bitewe n'ubuzima abantu
babaga barimo n'ibyiciro by'imibereho babaga barimo, ariko uko igihugu gitera imbere niko n'aba bantu bagenda batera imbere, no mu myizerere nayo igatera imbere. Buriya ntibazakubeshye, ni ya content twatangira yitwa ngo umuntu n'inkundi nta tandukaniro, nubwo we wanyemezaga ngo ni kimwe, biri kimwe n'ibyo ngusobanurira. Bigendana na environment y'abantu uko iri ako kanya. Aba bantu niba igihugu cyarakuwe mu icuraburindi kikaba gifite aho kigeze ubu, ni urugendo no mu myizerere rero nuko byagiye bidevelopa, ariko iyo myizerere ya mbere yari ijyanye n'icyo kiciri. Hasa naguciye mu ijambo, wenda urabona muri iyi minsi insengero zimwe na zimwe ntabwo zirimo zikora, kandi biragaragara ko hari abapasiteri bahise barambika iby'ubupasiteri. Urumva bahise bahinduka abantu basanzwe, abantu babonaga amaturo, akaba pasiteri nzi ko atungwa n'amaturo, n'ibyo abakristo batuye atungwa n'abakristo, ko nta wundi mushahara agira uretse gutungwa n'intama ayoboye, sibyo? Ariko nyuma y'uko bafunze insengero, abapasiteri benshi barahindutse, sibyo? Bigira nyine bahita bisanisha n'abandi bantu bari aho basanzwe. Aho ni waba uri muri babandi bakozweho na kino ni gahunda yo guhagarika insengero zituje ibisabwa mu Rwanda. Nabikubwiye, ariko no ari kubikurikira ngo byumve, byose bituruka ku myumvire, imitekerereze, psychology and mentality z'abantu uko zitekereza. Nta cyacitse, ariko ku myumvire y'abantu bumva ko hari ibyacitse. Niba hari gukurikirana imikorere n'imikoranire n'inzego bwite za leta mu madini n'amatorero, ntabwo bivuze ko abantu babaye abandi. Oya, hari indangagaciro z'umuntu, cyane by'umwihariko umunyarwanda, kongeraho ko ari umukristo. Ntabwo rero kuba hariya bahakinze utajye kureba hakinguye usenge, ndetse n'iyo hose hakingwa hari cyitwa indangagaciro z'ubumuntu, ari nayo content mwari mwantumiyeho kutuvugaho, ukongeraho indangagaciro z'ubukristo. Ibyo rero ntibigombera ngo bakinze cyangwa bafunguye. Urusengero rukuru ni umutima w'umuntu, ariko bidakuyeho ko hari abahise bagwa. Ntabwo baguye kuko hafunzwe. Icyo gihe twavuga ko leta ari igushije abantu, ariko nta cyaguye, nta ubuzima busanzwe. Nagira abantu mwumva ibisanzwe, nta gishya kiriho kitabayeho. Ntabwo gitewe nuko habaye ibingibi, n'ubusanzwe byari bisanzwe ko abantu haba hafunguye nabo bamera kuriya. Ubwo turi kuvuga ko bakristo cyangwa n'abapasoro n'abaririmbyi bamwe bashobora kuvuga ngo ibi tubaye tubihagaritse, ari byo bakristo bita kugwa, bakabivamo. Naho bihuriye no kufunga kw'isengero. Oya, na mbere hose byarabaga, abapaseri bakaba bahagarika inshingano, abapadiri bagahagarika inshingano, abamusenyeri bakazihagarika. Ibyo ni bisanzwe, kandi bakazihagarika atari uko hiswe ikintu cyo kuvuga ngo hafunzwe ibingibi. Ibyo byaba ari kwirengagiza, ahubwo turebe ukuri nyakuri, turebe iyo tugana. Ikindi dufokasinge kubitugirira inyungu n'akamaro. Umukristo yajyaga abeshywa ngo ngwino mu rusengero birahagije usenge. Hari abapastori babyigishaga, ariko sindi muri abo. Bonigishaga bose, nabatumaga ituro, ariko nkababwira kujya kubanza gushaka amafaranga. Wabatumaga ntabwo kibikora? Ndabikora, n'ubu ndabikora, ariko nabanje kumwigisha kubanza kujya gushaka hakuri iyo turo, gukora mbere y'ibindi. Noneho ukiragiza Imana uri mu kazi. Murakoze cyane. Pastor, wenda reka tuze kuganira kuri iki gice. Nge ndabona uri umujene ku maso y'umuntu wese ukubona, n'abadukurikiye barebe, ndabona uri umujene. Turaza kuganira cyane cyane ku bintu by'abajene biri hanze, ariko tutarabigeraho. Reka dusubire kuri ya ngingo twatangiriyeho. Wowe wavuze ko umuntu ari nkundi, ariko abantu bagira imico n'imyifatire itandukanye, sibyo? Uravuga ngo umuntu ni nkundi, ariko nge ndibaze se wa muntu ugira wa mutima mubi uko yatekereza gukorera ikintu kibi mugenzi we, hari n'umuntu utekereza kuba atakora icyo kintu
abo bantu babiri batandukanira bahurira he ku bumuntu? bo bya wakambajije ndagira ngo wenda abajene badukurikiye bena n'ababyeyi basobanukirwe. Abantu baratandukanye, hari umuntu ubyiruka ugasanga we yabyirutse ari ikirara, yiba muri karitsiye, ari we muntu wiba, ugasanga yabyirutse ari we uhora muri gereza, yahuye n'ibyo byo kwiba, ugasanga hari n'undi wabyirutse ubera mu rusengero. Ariko bigatakubwiye biterwa n'urwego uriho rwawe wowe umbaza munyamakuru. Ntabwo ari uko nkarashije revo yo kubaza kwawe, ariko ikijyanye no ku muntu n'umuco karicyazi zitandukanye, umunyarwanda yaciye umugani nk'umwana arivukira. Birashoboka ko umuntu yaba uwundi kandi uwo bavukana agasanga ni imfura, ariko undi ni gica, ni gisambo, ni rubebe. Ntabwo rero umutima wawe n'uwanjye byumva kimwe cyangwa bitekereza kimwe, ariko niho hazamo kandi twongeraho kitwiyobokamana. Ibidakunda muri karica y'umuntu, mu mimerere y'umuntu, twizera ko bishobora gukunda byaje mu myizerere. Imyizerere ikagira ikibihinduraho, ariko bidakuyeho ku kibazo mwahereho mumbaza cyitwa umuntu ko ari nkundi. Nubwo we wemeza ko atari nkundi, baba batandukanye bitewe n'ama categories, ama classes, amagroups abantu bagenda barema bakreya. Mwagakreya ngo ndi muri group iyi ni undi ndi kiciri kiniki, biriya nibyo abantu barema bahanga. Ariko sonza kimwe, tujya kuri toilette kimwe, tunanirwa kimwe, turyama kimwe, turongora kimwe, turongorwa kimwe. Aho kantu nako ujya ukongeramo ikiremwa muntu kibikenera buri munsi. Nubwo hadutsemo abasigaye barongora n'abahuje ibitsina cyangwa bakarongora inyamaswa, n'ababigize akazi, n'ababigize n'akazi. Ariko ubundi ibyo umuntu akenera bititaye kuri classe ye, ku rwego rwe, ku cyiciro iki, ni kimwe n'iby'umuntu wo hasi, ni kimwe n'iby'umuntu w'ahandi. Usibyo ya karicyazi, wa muco tugenda tuvuga, ugenda uzamo, ariko usanga ari bamwe. None se pastor, wenda ntaguciye mu ijambo, dukurikije ku masomo ya Bibiliya, aravuga ngo mu bihe bya nyuma hazaza ibintu by'inzaduka. Nk'icyo wari uvuze cy'abantu baryamana bahuje ibitsina, mubona isi itarangiye mu gihe kingana iki? Kuko byanga byakunda ibimenyetso byo byaragaragaye, mwarabibonye. Nk'uko nakubwiye nta gishya kiriho. Bibiliya irabivuga. Ntabwo abaresbiye cyangwa abage baje ubu no mu binyejana byatambutse, usibye iki kinyejana cya 21 turimo, bahozeho bakobwa bakahura n'abakobwa bagenzi babo. Hari n'akashya kabaye mutazi Bibiliya ivuga. Abana b'uyu musaza wabwiwe gahunga nabi kuko igice cye cyari kigiye kurimbuka kikavaho. Uyu musaza Nowa yagiye aburira abantu benshi inshuro nyinshi. Apasa naho umujesto umusaza Nowa agenda aburira abantu inshuro nyinshi, umusaza ariko umusaza urumva rero uracyari umujene, ababwira ati mubazi nkuge, mubazi nkuge. Ibya bindi nakubwira ko nta gishya kiriho, abandi bakabiseka, abandi bakabigira gute. Haza kwaduka rero indi generation mu gace kamwe kitwaga Sodomu na Gomora. Ndagira ngo ushe kuri cya kibazo babaje cy'abatinganye n'ibikinga ati sigiye kurimbuka, urubyiruko rimwe na rimwe rubirimo. Akenshi ari nabiterwa no gushaka ubuzima n'imibereho, ariko tutanashyigikira kuko sinimuco, siniby'i Rwanda, siniby'i Rwanda. Usibye no kuvuga ko icyo Imana ibivugaho, ariko icyo gihe cy'Isodomu ho hari undi musaza utandukanye n'uwo Nowa nkubwira, witwaga Loti. Abakobwa be bigeze kuvuga ati tubuza abagabo barabuze, turashize, umugabo tubona ni data.
Bibiliya bivuga abakobwa bahitamo gusindisha se kugira ngo aze gukora ibyo akora nk'ibyo bagakorewe n'undi mugabo. Ariko Isaka bikora atabizi mu isindwe yasinze. Aho rero niho hagiye habamo ni byinshi, umugabo agahura n'umugabo bakabana, niho byaturutse muri make cyane Bibiliya bivuga. Ariko icyo gihe hari habaye ikibazo crise human, ku buryo wabonaga ko abantu barahura ari group cyangwa ari igitsina kimwe. Abakobwa rero baravuga ati se uwo tubona ni data kandi w'igitsina gabo, kandi dukeneye bezuwe z'umubiri. Nicyo nakubwiraga ko umuntu ni nkundi, icyo yaba ari cyo cyose, classe yabarimo, abasenga bahanura imvura, arakenera kurya, arakenera kunywa, arakenera kujya kuri toilet, arakenera kurongora, arakenera kurongorwa. Abakobwa rero nabo icyo gihe mu gihe cyabo babuze abagabo cyangwa abasore hirya, bahitishamo gusindisha se, bamuha ibisindisha, basambana na se. Bibiliya bivuga nta byacitse kuba hari abarezi BN n'abakina nta byacitse, ariko nanone harimo kuwutesha no kuhana kubabibarizwamo. Nuko buriya mu muco wa Kinyarwanda habamo ikintu cyitwa, ni mpamvu ukomeje kumva nibanda ku muco, habamo ikintu cyitwa gushima no kunenga. Ntabwo twashyigikira ko ari umuco w'u Rwanda, niyo mpamvu nakuye ko atari iby'u Rwanda. Abaho rero no kuba tubinenga kuba bibamo. Hari urubyiruko rwatwawe nabyo akenshi, ariko kumva ko mfite ubuhamya bwanjye bwite bwabo nagiye mfasha, urubyiruko nagiye mfasha. Urugero abari Butare barabizi, Huye mu mujyi hari mu Huye, ari urubyiruko twasanze rwarakreye groupe yabo batinganye bana bakiri bato cyane. Ariko nakoze umurimo ukomeye, Imana ibimfashamo, ngenda mbabwiriza ko babivamo. Ariko benshi batangaga impamvu z'uko ushaka ibyo ya telefone nziza, iPhone zigezweho z'abajene, kindi cyose n'umwana w'umuhungu akobwa atari ko mugabo runaka ufite udufaranga, abe mwene gihugu, abe munyamahanga, ibyo yampropose cyane cyane ntitaye ngo arabikora gute, ni mu kibuno niho abagabo babijya n'abandi bakabijya mu bindi. Ariko ugasanga the purpose, intego n'ubuzima nanone bwatangiye kumuvanga. Ariko ubuzima ntibukuha ko ukora ibidakorwa, bitandukanye n'umuco. Icyo gihe habaho gushima. Reka twinjire wenda muri section y'imyidagaduro. Ujye ukurikirana imyidagaduro cyane cyane. Mu myidagaduro ni ikihe gice ukunda, cy'indirimbo, cy'amafilime, cy'amakomedi, cy'imiki? Uko ndi urakoze cyane. Ntabwo njya mba imbata y'ikintu icyo ari cyo cyose, nta kintu kijya kingira imbata. Mu myidagaduro hose numva birangana. Mbere nabanje kujya mpeze ngundi mu kintu cyitwa football, ariko uko ngenda nkura ndasaza ntangana nawe wa mwana we, ngenda nimenya ngo ndinde. Nta kintu kijya kiba ngo kingira imbata. Umuziki ndawumva, waba uri gospel cyangwa se secular, zose ndamix. Gospel ukunda nde? Gospel harimo abahanzi benshi, harimo bo tukunda mu gihe cyiciro cyacu, mu gihe cyacu cy'abasaza, kandi uri umusore. Ari bangenda hayo Richard, kabona saza twumvaga cyane. Bangenda hano bagakwiye kuba uzi Richard. Abo yegere muri Amerika twabyumvise. Ariko yarihimbye indirimbo nziza kandi zubaka ubwami bw'Imana. Muri secular ni benshi, harimo urubyiruko rugezweho. Amazina amwe namwe hari mu njyana za secular, mo hip hop n'izindi zisanzwe. Yego. Ukundiye muri izo? Zose ndazikunda. None se hari ikintu bavuga ngo abantu bose bakora hip hop banywa urumogi, ibiyobyabwenge byarabishe. Urabyemera nawe nka pastor? Niko biba bimeze? Oya. Nibyo nakubwiye, biterwa na kami ka muntu. Kami ka muntu ni umutima we, niko Abanyarwanda bavuga. Ntabwo bivuze ngo ababa muri group bameze batya naba ni babi n'abagome.
siko mbyemera siko mbyumva umuntu kami ka muntu n'umutima we ntabwo kuba aririmba injyana iyi n'iyi ari byo bimugira ko ari uyu ariko bigaragara ko abantu baririmba hip hop baririmba z'ibirara hip hop ngira ngo ntahitandukaniye na popo na n'izindi njyana zindi za slow za reggae byose ni kimwe ikirara kivuka muri kategori zose muri groupe zose ntabwo ari ngombwa ngo nuko yahisemo kuririmba injyana iyi ntabwo ariko mbyemera Pastor kabisa urabisobanuye neza turanyuze reka tugere mu yindi myidagaduro sinema football wavuze ko nawe wayifanaga muri sinema ufana sinema nyarwanda se ariko sindamenya itandukaniro ya sinema n'ama comedy ni ki ariko muri rusange reka tubishyire muri class ya sinema ndumva ariko nge mbyumva myumvire akana se bita kubomora urakaza Pastor Jubomora kubomora urumva ndakurikirana urabomora ndakurikirana bansubiza ku karo ujubomora warumbajije ko akantu kitwa kubomora nkazi ushobora kuba mbomora nkabomora madamu wanjye kuko nkurikije nawe urabomora ukuvuga ngo muri tamu yitwa kubomora ni terime y'abajene ntekereza ko kubomora no kurongora uko babivuga nuko babisobanura ubwo niba ari ukubomora numva hanze aha nuko njya numva mukoresha n'izindi mvugo ngo oya tikuye kubomora wajya ngo bomora madamu wawe urumva ubwo basa no bomora ukanye igikutu gise kubomora nziko kera hari ukuntu waba ufite igipangu iyo wisenyuka kibomora ukagise iyo ni nawe madamu urumubomora iyo Kinyarwanda cyangwa se Kinyarwanda nyakuri kubomora ni ukubita ugasenya ugashyira hirya nawe uramubomora ariko mu rubyiruko mu bajene mwemeza ko kubomora hari icyo gikorwa twebwe abakuru tuvuga ko ari ukurongora kurongora ni cyo gisobanuro nabonye ngira ngo sinzi wacyadukanye sinzi wadukanye yatamu mu rubyiruko yitwa kubomora inzovu ndakurikirana urumva entertainment ndayikurikirana social media yego ntago nzi niba nzovu kubomora yavuze niba ari ukurongora niba abapapa niba mufata kurongora umugore wawe niba ari byo yavuze kubomora uzatwemerere tuguhuze nawe umutubarize neza niba koko ari kuko unteye ubwonge ngo bomora umugore wawe ngo ntiyashwanyize bo tugeze muri entertainment no kwishima no kwidagadura ariko nari nkubwiye ko uko byumvikana nuko byavuzwe nuko nge nabyumvise kubomora ni igisobanuro kivuga kurongora ntago ariko myumva cyo yarashingiyeho reka nkubwire wa musore we ugiye mu rukiko gusezerana n'umukobwa yakunze babyita ko yakuze agiye kurongora mu muco wa Kinyarwanda akoze ubukwe bavuga ko yarongoye rero amaterime akoreshwa nayo dufite kuyafata nk'amaterime agezweho ariko tukayasanisha n'ibyahozeho mbere yaho murakoze rero icyo nababwira nuko nta gihe gishya nacyo kibaho hari ibigenda bigaruka kandi byanahozeho na kera na kera hajyaga haduka andi materime agezweho icyo gihe cyayo nk'iki gihe nacyo rero kigezweho n'ayo materime yacyo twibutse wenda nka terime ya kera yabayeho nayo igaca ibintu nko kubomora ni nyinshi terime nyinshi dore wenda nk'abajene b'iki gihe ntabwo twayimenya twibutsemo gake ni terime nyinshi tutajyamo ubu nonaha ariko hari ibyo twabagamo kera byitwaga gufunga inguni by'urubyiruko n'ibyitwaga gucubura kwari ibi musige mwita nyashi umukobwa cyangwa umugore waga ufite amabuno manini amataye manini iyo atambukaga
muri terime ya kera y'urubyiruko rwacu mu gihe cyacu ati nta karacubura aracubura karacubura ubwo iyo ni cyane ubwo muri iki gihe mwabyise nyashi tamuzizayo ubwo rero mwebwe ibyo twitaga gucubura mwabigize nyashi ibyo twitaga gutya byiswe kubomora byiswe kugira gute rero nta gishya kiba kirimo murakoze cyane. Okay, wenda twari tuvuze muri sinema nyarwanda ni uwuhe mu acting ukunda ku buryo uvuga ngo aragukonfirima kwera? Mu acting hari Kiramani ubona afite purpose, afite intego. Hari uwitwa Papa Sava, uyu ni Tegeka Garasian, ikazitunga kabisa, ikazitunga nawe mbona agerageza aho ni muri sinema. Mu bahanzi hari abana b'abakobwa barimba gospel, Fetsine na Dorcas, ariko hakabaho na group z'abayumbi z'abaramyi ziramya nkunda cyane zitandukanye, zibarizwa mu macyakiza atandukanye, nazo nshyira ku mutima, nazo nkunda cyane, zikora gospel cyane mu buryo bwo kuramya no guhimbaza Imana. Aya ma group nayo ndayakunda cyane, arahara atandukanye. Basa nuvuga ngo wowe ibyiciro byose ubyigaragaza byose mbirimo, ntago mba imbata, ntago mba dictator ikintu icyo cyose, nta kintu kijya kingira imbata na kimwe kibaho. Ndaza kugira ngo sabe cameraman kandi nahoze mbyibazaho buriya no mu myizerere ntaguciye mu ijambo, no mu myizerere tugomba kwirinda kuba abaheza nguni, aho hakabaho kwiga no kwigira kubanjirisha. Ariko nanone iyo ubigiyemo ukaba umuheza nguni, ukaba mbega ugaheza inguni ukaba ati nakwamiyemo, usanga wararenze umurongo. Byari ikintu nahoze nibaza, uburyo uri umujene bigaragara ko waba uri muri baba pasteri babonye insengero zifunze bakabivamo. Cameraman Ben ndamusaba ze kungaragariza outfit yawe, barebe urukweto uhagaze, panaro uhagaze, iko we wa pasteri wacyaka tuzi ko wabambaye amashati n'abashongo, uri kuyibona iyo nkweto. Niyo myumvire nakubwiye pasteri wambaye costume kwicaranya na Nzovu akadusobanura uburyo kubomora ibyari nta kibazo rwose. Ngiye kubomora umugore wawe mutanumva nikanze, nta kibazo rwose. Ariko akantu ko kubomora uzabukaritse uzazana uwo mutumirwa wadukanye iyo tamu tuganire nawe, nta kibazo. No Nyashi zamushake Nyashi wayadukanye sindamumenya ngo ninde, ariko nayo ni terimi ivugwa hanze no mu nsengero, kandi ziri mu bitwa hanze no mu nsengero nabo barazifite izo Nyashi naho zitaba. Iyo ngwe twakubwiraga kera twakoreshaga. So no kuvuga ngo ikiriho rero nuko imyenda, imyambarire, dressing nabivuzeho ntaho bihuriye nuko umuntu yaba ari uyu cyangwa yaba ari iki, ntaho bihuriye. So pastor rero ndagira ngo naturimo tugana no ku musozo, ngira ngo mwanya wawe baduhaye urimo uragenda urangira, tugeze mu bihe by'ibiruhuko, kandi ibihe by'ibiruhuko abana abajene bageze mu rugo kwidagadura, hari abajya muri za ngeso mbi nkuko nahoze mbivuga umuntu atandukanye. Niki wabwira abajene bagiye mu biruhuko? Mu biruhuko nk'ibi usibye kukibwira abajene, nakibwira n'ababyeyi na leta muri rusange, ndetse n'ibigo baba bigiraho. Ubundi ikintu cyitwa gutoza umwana umurimo, akazi, hari ibyo mbona nkumva biranshisha, ariko ubundi umwana yakagombye guhera mu myaka mito agitangira kumenya kuvuga no kugenda, ageragezwa n'ababyeyi mu kumutoza ibijyanye n'imyaka ye, ikintu cyitwa uturimo. Umwana wa muto aterura isahani hariya akayizana,
umwana wamutuma ngo jya koza utu niba ageze mu myaka yabyo akabyoza kandi akabitunganya, yaba atarabimenya ukabimwigisha. Niba uri umubyeyi, uri mama, uri papa, ntabwo kandi imirimo yose igomba kwigishwa gusa n'ababyeyi b'abamama, n'abagabo bagomba kujya babyitaho. Muri rusange urubyiruko rwatozwa gushakisha gukora no mu biruhuko, apana kuryama, gukubaga kweto, gusohoka. Kumva ni umwanya wo gusohoka ukajya ahantu hatandukanye, ukarya ibyo utaryaga ku kigo, bakakurisha ama ice cream, bakakurisha ama brushette, bakakurisha n'utundi abajene bakunda muri iki gihe. Izo ice cream ni nziza, ariko ukazirya waziguriye, udategerezwa ngo utegereje ababyeyi, utegereje runaka akayikugurira. So murakoze, urubyiruko rutozwe gukora. Bakiri bato. Turagushimiye, Imana iguhe umugisha. Mu kuvuga ngo ibintu twaganiriye, yaba umusaza, yaba umukecuru, yaba urubyiruko, cyane cyane abajene. Ni banze ku bajene ko ndabona uri umujene. Utaha ndashaka kubona mu mwambaro wa gipasiteri wambaye n'igikoba. N'uyu ni uwa gipasoro. Pastor, tuzaguciye mu ijambo, ushumbye itorero. Nari mu gihe amatorero atarafungwa, ari inshumbye itorero yitwa Abasaruzi. Yego. Iryo torero no mu matorero yahagaritswe by'umwihariko uri namwe mu buzima gatozi. Ibumbogo. Yakoreraga Bumbogo. Pastor, none suri kubarizwa muri itorero? Ndi kubarizwa mu itorero ry'Imana. Adresse? Yes, address yo mu Rwanda ufite yitorero. Irahari. Ni Imana iri mu Rwanda. Irwandi gataye Rwanda, ariko isi ina ndavuga wenda address location ya y'urusengero usengera mu Dimanche, ngo ntayo usengera mu. Irahari. Niyihe? Irahari, address irahari. Niyihe? Ntabwo twaje kwamamariza amadini n'isengero. Y'urusengero usengera. Ntabwo twaje kwamamariza amadini n'isengero, ariko irahari kandi inkuru cyane yitwa Imana. Imana zane idini. Imana idini mufite kuba mubyumva, ariko idini ubwaryo ryakabaye mu mutima w'umuntu, n'Imana ikaba muri uwo mutima w'umuntu. Okay, Pastor, turagushimiye. Nizere ko kuri NR TV duhawe umugisha no kuba turi kumwe nawe, ubutaha tuzahure nawe tubwiriza. Kwagira ngo tuganire mu buzima bwa buri munsi, ubuzima busanzwe, uri umujene, kandi inama ugiriye abajene badukurikiranye bayisangize n'abandi bayirebe. Murakoze cyane. Muzambona no muri byinshi, muzambona amafilimi mu minsi iri imbere, amafilimi ndi gutegura y'ubuzima bwanjye. Ari naho uzamenya ati burya ari kubarizwa he bunonaha, impamvu ntahise mbikubwira. Muzambona njya gutera ka basket na volleyball, buriya nyiri umunyeshuri nakundaga volleyball, anayikina ku kigo. Nkatinga rwose nk'umukinnyi wa volleyball. Ikindi gihe nkatera na ruhago. Yego. Kigo nigiyeho barabizi, primary na secondary, nabaye umukinnyi. Ibigo nkabikinira. Oya biragaragara ko umusportif. Rero muzambona mu bintu bitandukanye. Muzambona mbwiriza, mumbone ndi mu mafilimi, mumbone nagiye muri siporo, mumbone nagiye mu bindi. Bango ubuzima bw'imyidagaduro nibwo bwanjye cyane. Pastor, turagushimiye. Murakoze cyane. Nkuko twatangiye rero senga Imana, turagira ngo nanone turagize Imana. Iyi ni NR TV, abadukurikiye utarakoze subscribe, turagushishikariza kuyikora kugira ngo ujye ubona location ni subscribe, ukore subscribe, ukore share, ukore comment kugira ngo ujye ubona notification zacu. Murakoze cyane. Yego. Turagusaba rero kugira ngo uze kudushyira imbere y'Imana. Mwari kumwe na Eugene kuri mikoro, kuri kamera turi kumwe na Ben Pro. Abadukeneye muraza kubona nimero hasi, watubwira ufite ubuhamya, ufite ikintu ushaka kugeza kuri bagenzi bawe cyangwa se urubyiruko rugenzi rwawe, waduhamagara kuri iyo nimero iri hasi tukakuvugisha. Pastor, dushyira imbere y'Imana. Murakoze. Imana turagushimiye, wabanye natwe mu kiganiro, tugeze mu mwanya w'umusozo wacyo, kandi wakiyoboye neza. Wakiyoboye ni wowe wamuyoboreyemo, umuha umugisha cameraman, umuha umugisha umwagure. Nanjye mutumirwa dukomeze kwagurirwa muri wowe. Urakoze, uturinde kirogo yari yose n'imigambi ya Satani itsindwe ku buzima bwacu mu izina rya Yesu Kristo. Nabumvise ikiganiro nabo bahabwa umugisha kandi bibagendekere neza, ibyo batekereza n'ibyo bakora ubahire.
urakoze mu izina rya Yesu Kristo, amen. urakoze pastor. Murakoze cyane namwe.